Ikaze nanone bakunzi b'iyicano nk'uko mubizi iyicano tuvuga ikintu kimwe, tuvuga kwiteza imbere, tuvuga guhindura imyumvire, tuvuga gukunda umurimo, cyane cyane noneho tukiteza imbere dukoresha ikoranabuhanga. Iyicano niho uzasanga aho tuvumbura amahirwe ari mu ikoranabuhanga, uburyo ushobora kwiteza imbere ukoresha ikoranabuhanga. Mpora mbabwira ikintu kimwe, mpora nsubiramo mvuga ngo impamvu utekereza ntugere ku cyo ushaka, impamvu utekereza ntukore, akenshi utekereza ibikurusha ubushobozi. Ariko nuramuka utekereje ikintu kinganya n'ubushobozi bwawe, uzahera kuri icyo ngicyo, hanyuma uzamuka ugere no ku bindi birenze ibyo wari wahereyeho. Uyu munsi rero impamvu nshatse ko tuganira iki kiganiro ni ijambo nshaka kubumvisha, mu kumva ni ijambo ry'imbaraga umukuru w'igihugu agenera urubyiruko. Ni ijambo rimpa imbaraga iyo ndyumvishije. Kuri basangiza rero ni ikintu nakumva ari icy'agaciro. Rubyiruko hari amahirwe, rubyiruko hari icyo ufite. Mpora nkubwira ko igishoro ukeneye ubu nonaha uyu munsi ni telefone yawe na interineti yawe, kandi urabifite niba uri kureba iyi video. Ahubwo igisigaye ni ukwibaza ngo ese bikoreshwa bite? Kuba utabizi si ikibazo, kuko wenda nibwo bwa mbere ubonye iyicano, ariko hano turabyigisha uburyo uhera kuri icyo gishoro cyonyine, kandi uragifite. Si amafaranga yandi, icyo bisaba uragifite. Uyu munsi rero iki kiganiro ndashaka ko mbumvisha iri jambo rintera imbaraga, namwe rikagira icyo ribafasha. Reka twumve icyo umukuru w'igihugu abivuga. Iyo wumva ukennye mu mutima, mu mutwe, urakena hose ugapfa. Iyo wiyumvamo imbaraga, iyo uzishatsemo, iyo uzikoresheje kugera ku ntego, uyigeraho bidatinze. Ubwo biri ku muntu, biri no ku gihugu. Igihugu cyacu twiyumvamo agaciro, twiyumvamo ko dushobora kugera ku byiza dushaka abandi bafite. Tugomba kubikorera, tugomba kubigeraho. Hano umukuru w'igihugu yashaka kumvisha urubyiruko ko iyo we wamaze kwiyakira ko wakennye, ko upfuye, ntacyo wageraho, biba byarangiye. Ariko iyo ubyikuyemo ukavuga uti jyewe sinshaka gupfira hasi, ndashaka gukora, ndashaka kwiteza imbere, ntacyo utageraho kuko ukoresha imbaraga nyinshi. Abanyarwanda rero mu ndangagaciro zabo habamo no kugira gute, gukora cyane no kwihesha agaciro. Nawe uri kureba iyi video ndabizi neza ko ariyo ntego ufite. Reka dukomeze twumva umukuru w'igihugu. Hano nabwo yari agitera imbaraga na morale urubyiruko, ariko ababwira ko gukora ari byo bya mbere. Reka twumve. Uhora ujya gusenga ukavuga ndakuramutsa Mariya 100, ntabwo byakugeza kuri taburo doneri ubwabyo. Hano twumvikane neza, hano arashaka kuvuga ngo guhora ujya gusenga cyangwa se guhora wizeye ibitangaza utagizemo uruhare, ntabwo byagira icyo bikugezaho udahagurutse ngo ukore. Gira icyo ukora, Imana koko irakora, ariko nk'uko ibivuga ifasha uwifashije. Gira icyo ukora ihereho. Reka nkubwire, iyo nza gusanga bishoboka, ubu mba ngeyo ntabwo mba naje hano, mba nagiye. Ibyo nabyo wenda birafasha, ariko si byo byabiguha. Ibi biguha, aravuga ati ibyo ni imwe mu nzira zagufasha kugera kuri ibyo ushaka, atari ko iby'umwihariko ikigufasha ni umutwe wawe, ni ibitekerezo byawe, ni vision ufite, ni icyo ugamije muri makeya. Noneho n'uburyo wagihagurukiye kugikora, nibyo bishobora kukugeza aho heza wifuza. mu mutwe hawe, ni mu mutwe hacu, ariko noneho duheraho tugashyira ibyo byose mu bikorwa, mu ngiro, mu mikorere.
iyo bibaye ngombwa abandi barara n'amajoro batekereza uko bagera hahandi bashaka, bakigomwa n'ikiruhuko ntibakijyemo. Ariko ushobora gukora, bakora amasaha menshi, bakora amasaha yose ntusinzire bakora, ariko ntugere kuri taburo doneri, kubera ko uko ukora n'uko utekereza biratandukanye. Yes, hano byumvikane neza, hano umukuru w'igihugu aravuga ati hari na bamwe bisaba ko bataryama, barara amajoro. Iyo ufite intego, kuryama ntabwo biba intego yawe, ahubwo urabigabanya. Hari abarara batekereza, wiga umushinga. Umushinga ntabwo ari ya mishinga minini cyane cyangwa se ikabije, oya, umushinga wawe, icyo ushaka gukora. Rero ibyo ngibyo uri gutekereza, ibyo uri gushaka gukora, hari abarara bicaye ibyo bintu bari kubishyira mu bikorwa, bari kubitekereza bakabishyira mu bikorwa. Ariko hano yongeraho ikintu akavuga ati hari noneho n'abarara bakora gutyo cyangwa bagakora cyane ariko ntibagere hahandi heza. Hano ku bijyanye na bizinesi cyangwa n'iki kiganiro ngewe njya mbagezaho, bivuze wa muntu wowe uri kubona runaka yakoze ibi ngibi byakunze, ubwo nanjye nabikora bigakunda, ukumva ko wagendera muri icyo kigare, ukajya ugakora cyane, ukavuga uti njye nakoze ibi byaranze, nakoze ibi byaranze. Ikintu cyonyine kigufasha kugera kuri ibyo byiza cyangwa kuri iyo topu washaka kujyaho, ni uko ukora ibyo ukunda kandi ugakora ibyo ufitiye ubushobozi, ahubwo uko uzamuka akaba ariko bigenda byiyongera. Ati rero hano nuko ibyo utekereza n'ibyo ukora biba bitandukanye. Bivuze iki? Wowe ufite ibitekerezo byo kumva waba umuhinzi mworozi, ariko kuko wabonye runaka yashinze iduka mu mujyi ukavuga ngo nanjye ndajya gucuruza. Gucuruza si ibyawe, ibyawe ni ukorora no guhinga, nabyo byaguteza imbere muri ibyo ngibyo. Rero umukuru w'igihugu akoresha hano amagambo yubaka akomeye cyane, ukwiriye kuba wigiraho. Bigomba guhura rero imitekerereze, imikorere mizima iduha progress, tera intambwe ikatugeza aho twifuza. Nta bandi nabibwira barenze mwebwe urubyiruko rwacu. Young people, nta guteta murabizi. Ntimugatete. Iyo uteta ukibwira ko yewe ntabwo ndi bukora ibi ntiyanduza, cyangwa ntabwo ndi bukora ibi biraruhije, bizakorwa n'abandi, uko ni uguteta. Iyo wabigiyemo you lose an opportunity, and opportunity lost cannot be regained. Hano umukuru w'igihugu asoza impanuro ze neza cyane atubwira twe nk'urubyiruko, wowe nk'urubyiruko, wowe nk'umujene ushaka kuva hamwe ukajya ahandi, avuga ati ntimugatete. Ntugatete, ntukumve ko wagera ku kintu byoroheje, ntukumve ko byaturuka hejuru bikakugwaho, ahubwo kora.